turabasuhuje. Ni inkuru mutamenye ariko aka kanya tuvugana Ishimwe Vestina umuririmbana na Dorcas yamaze kwemera ko ari umugore w'umunyaburkina Faso. Ibi bibereye mu murenge wa Kinyinya ho mu karere ka Gasabo. Uyu Ishimwe Vestine na murumuna we ni bamwe mu bahanzikazi bakunzwe mu Rwanda mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Baririmbye indirimbo nyinshi yewe no mu myaka cyangwa se mu minsi ishize hari indirimbo bari bamaze gushyira hanze kandi nayo yakunzwe. Ubu tuvugana rero uwo mukobwa Ishimwe Vestine yamaze guhanika akaboko yemera ko abaye umugore w'umunyaburkina Faso nkuko nakomeje mbivuga. Ahagana ku mugoroba wa saa 10 ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2025 nibwo aba bombi biyemeje gusezerana cyangwa se kumvikana ko bagomba kubana karamata. Uyu mugabo utaramenyekana cyangwa se umusore utaramenyekana w'umunyaburkina Faso niwe ugiye kubana na Ishimwe Vestine cyangwa se niwe wasezeranye n'uyu mukobwa w'umuririmbyikazi. Ibi aho byabereye nta numwe wari wemerewe gufata amafoto cyangwa amashusho kubw'inyungu z'aba bombi. Gusa byavuzwe ko uwifuje cyangwa se utifuje ko amashusho n'amafoto bifatwa ari ubareberera mu muziki. Aha Dorcas abaye wande ku Dushya Kingdom turagomeje gushakisha amakuru y'ibijyanye n'uyu musore wasezeranye na Ishimwe Vestine. Nta handi mushobora kuzayakura uretse ku Dushya Kingdom. Mukore subscribe kugira ngo mukomeze kubana nanjye Eric Radu. Ciao ciao. Duhuru utaha.